Okay, tubahaye ikaze udutega amatwi cyangwa se dukurikira kuri channel yacu ijisho ry'umuhanzi. Nkuko muri kubibona rero turi kumwe n'umuhanzi cyangwa se umu DJ benshi baramuzi cyane, yaba muri Kigali yaba muri Nyagatare hari gukorera ubu ngubu. Kano kanya rero tujye kugira tumubaza byinshi bitandukanye ku muziki, ku kazi ke se n'ukuntu ibintu bimeze muri iyi minsi. Kaze. Okay, murakoze cyane rero. Sorry. Umunyamakuru w'ijisho ry'umuhanzi biragaragara yuko watembereye cyane, ukavuga aterekanye no ko kwa DJ Crew. Ese DJ Crew hari ikibazo cy'amatsiko wenda nakubaza, urabona uri umu DJ ukabifatanya n'ubuhanzi, ese ubikora ute? Icyo kibazo ni cyiza cyane, abantu benshi bakunda kubyibaza cyane, ariko bitewe nuko nkunda akazi, buriya kuri njye ntabwo akazi nkaba kari kenshi cyane. Ndi umu DJ, nk'abandi n'umuhanzi, nk'abandi n'umutekinisiye hano kuri 90.4 Radio Flash FM, nkaba naraje Nyagatare mvuye muri control room ya TV n'ubundi ngisanzwe mu technique, nk'abandi na promoter ku bahanzi batandukanye. Ese ko numva ufite ibintu byinshi cyane, ubifatanya ute wenda nako kazi? Byose nigenda kubwiye nyine bituruka kubikunda byose. Kubikunda byose rero ndabikunda nkabikora mu buryo numva atari byinshi cyane. Nahangaha kuri radio mufite akazi kenshi cyane, ariko ndabikora byose kandi bigacamo neza kabisa. Okay, wenda hari ikibazo cy'amatsiko ngize. Ukigera hano Nyagatare, ese ibintu bigendanye n'ubuhanzi ubonye bimeze bite? Ubonye movement yabo bimeze bite? Se ubu ngubu bigeze ugereranyije? Ugize neza cyane kumva icyo kibazo. Nkigera hano muri Nyagatare, nasanze showbiz yaho isa nkaho iri hasi cyane. Nasanze hari abanyamakuru birumvikana, ariko ukuntu bakoraga showbiz barayikoraga neza cyane uko nabivuga, ariko ugasanga nyine showbiz iradindira, iri hejuru. Abahanzi baho ntabwo ushobora kuba wabahuza ngo umenye abazi kuririmba batabizi. So nkigera inaha rero nahise mpura n'icyo kibazo, ndabanza mpangana na radio imaze gutungana fresh, ndavuga reka njye no muri showbiz sasa. Showbiz y'inahangana nasanze iri down cyane kabisa. Down gute? Abahanzi bamwe na bamwe ntago bakundanaga, bamwe na bamwe ntibabonekaga, bamwe na bamwe akaririmba indirimbo studio ikava yari mbi, akayinyumvisha akayizana kuri radio ngo indirimbo ni mbi, tukagira na beef bakananyanga. Nkamubwira producer kabisa ikoze nabi, akayisubizayo mu producer atari ku DJ waje ko mbona yaje kunkura ku biryo bimeze bite. Rimwe na rimwe abaproducer bakavuga ati nta kibazo, reka tubashe kumwumva Crew, then tugende twumva ukuntu bigenda bimeze. Bamwe bagiye banyumva, ubu ngubu bamaze kugera kuri bo, nubwo atari nziza cyane, ariko hari ahigeze barakora indirimbo yagera no mu mujyi wa Kigali n'ahandi hantu, kumva ko indirimbo ifite uko imeze fresh kabisa. Okay, uratugereranyije, tubwira uburyo ki wenda kuva ukihagera gushyitsa ubu ngubu ukuntu umuziki umeze, wari umeze n'ukuntu umeze ubu ngubu. Umuhanzi wa hano Nyagatare wenda wino minsi, urabona byibura mu ruhando mpuzamahanga rwa muzika byibura hari aho yagera? Umuhanzi nakubwira ngo wowe uri gukurikira iki kiganiro, umuhanzi wa Nyagatare ubu ngubu mufate nk'umuhanzi wa Tanzania, mufate nk'umuhanzi wa Uganda, mufate nk'umuhanzi wo hagati mu mujyi wa Kigali. Ubu ndi no kubabuza cyane cyane kwirirwa bahamagara abantu b'i Kigali ngo bakore amafucaring nyine bafatanye mu kuririmba, kuko kenshi usanga abahanzi b'i Kigali benshi barirya. Nanjye niho nakuriye, ariko si navukiye. So barabanze bose rero nubwo bari Kigali ntabwo aribo bavukiye mu by'ukuri. Agera i Kigali akirata, akihenura kuri wa muhanzi wo mu ntara, kandi nawe yavuye mu ntara. So ikintu ngubu ndiho cyane ndi gukangurira abahanzi b'inahanga mu ntara yaho Burasirazuba bakore ibyabo, ku buryo umuhanzi w'i Kigali azamukina akavuga ati ndashaka gukorera nawe indirimbo, gukorera nawe featuring. Wa mwanya wo kugira ngo umuhanzi w'inahanga ajye kumuhiga, so ndashaka umuhanzi w'i Kigali azaza guhiga umuhanzi wa Nyagatare cyangwa se za Matimba cyangwa za Rwamagana, yari ku buryo intara y'Iburasirazuba yicara i Kigali neza fresh kabisa. By'umwihariko ubu ngubu ushaka kugira ngo uzamure umuziki w'Iburasirazuba uve ku kigero kimwe ujye ku kindi. Ku kigero kimwe ujye ku kindi biraza guhura n'abaproducer. Ubwo no vango yo ndi ku muhanzi. None se ubu wenda dusubiye kuri production
production y'umuziki hano muri Nyagatare byibura ubu nabiri kugenda bizamuka cyangwa wenda hari ni igiki production igize neza cyane iri kugenda izamuka kubera ko bose babaye nk'abakanguka runaka akumva ibihangano biri guca ku maradiyo ese runaka ari gukoresha iki bigatuma umuproducer w'intanga muri Nyagatare akenera kumenya kwanza nta nubwo ari benshi cyane ariko n'abahari ndakeka ko ibintu bari gukora mu minsi izaza amastudio yabo azaba yicaye neza ku mastudio ari kuri standard nziza kabisa. Urumva ari iki cyakorwa nk'umuhanzi wa Nyagatare kugira ngo byibura nawe aba yatera imbere? Ikintu cyakorwa ku muhanzi wa Nyagatare nshaka no kubacaho cyane nk'umuhanzi w'i Kigali kenshi abakodesha inzu urumva so no kuvuga ngo uri umuhanzi w'intanga mu ntara ya Burasira kuko abadakodesha inzu n'ibiryo atabyishyura urumva ajya muri studio bakamukora indirimbo bagahita bayimuhereza agahita yigira mu rugo akituriza akavuga nzabona amafaranga nzajya kongera nsubireyo nongere nkorine urumva yandi imbarayikoze ntayikoreye budget ya promo yafashe amafaranga ajyana muri studio aya promo ntaga yaginnye yo kujyana ku maradiyo ku mateleviziyo ku maradiyo mbasobanurire hajyaye amafaranga kuko iyo uteze moto ugiyeyo ni amafaranga ukoresheje iyo uvayo ni amafaranga ukoresheje then iyo ugezeyo ushobora no gushaka kujya kurya muri restaurant aho ngaho urabivuze nkawe DJ cyangwa se uri gushaka guteza umuziki imbere hano wa Nyagatare ni iki cyambere ni cyo kintu wakora kugira ngo byibura umuziki utera imbere wenda ugihura nabo basani cyangwa se abo baririmbyi ukumva inspiration yabo ese ni iki kintu wabafashe cyangwa se wakora kugira ngo uzamure umuziki wabo? Ikintu ndi kubafasha kugeza amagingo aya ngaya ndi kubafasha mu gukosora ibihangano byabo ikintu cyambere icya kabiri nasanga afite igihangano cyiza nkamufasha kuba cyakumvikana ku maradiyo yaba flash n'izindi radio zitandukanye noneho icyo nabakoreye nicyo bita group ya showbiz ya Nyagatare ku buryo umuhanzi wese uturuka mu ntara ya Burasira ari i Nyagatare ari i Kigali ahantu hose ari ashobora kuba akurikirana ibintu byose byabereye mu ntara y'Iburasirazuba. Ikindi kibazo rero tuve ku bandi bahanzi zita tukwerekeza dore ko nawe uri umuhanzi ese urateganya iki mu mishinga yawe muri no minsi? Ugize neza nge rero umuziki wanjye ukuntu ukora kuko mbemazemo n'igihe kinini ko natangiye kuwinjira muri muziki 2004 urumva ni kera cyane urumva iyo nkiza gufata gahunda yo kuvuga ngo ngiye kuririmba urumva ngeze kuri ariko ntago mu by'ukuri kuririmba ariyo ntego yanjye ntago kuririmba ariko kazi kanjye mbikora kuko mbibamo kuko mbikunda ntabwo ushobora kumpamagara kuri stage ngo uzaze ndirimbire nkwemerere muri kuno kwezi se nta projet ufite ndabyibura wazashyira hanze? Ugize neza cyane ku kwezi mfite projet nyinshi cyane mfite indirimbo ebyiri ziri muri studio ya Odd Music ikaba ku buryo iri gukorana n'uriya Bobo Pro i Kigali ari kuntu bakorana ngiye nkazifata then bose nzi kuntu babigenza. Iyo studio uvuze ni yinaha cyangwa ni yinanga yitwa Odd Music ariko ikaba ari gukorana nyine na Bobo Pro sinzi kuntu babikora muri mixing bo bara mixing ukuntu ndangiza kuririmba then bakivuganira ngiye bakamba song irangiye ngo mfite indirimbo ebyiri yitwa Ruswa kuko ndimo kugenda ndwanya gufata ruswa. Ugeze kuri ruswa nko gukora hasi ukanyibutsa ibuye ugeze kuri ruswa mu bahanzi ese ubibona ute ese birakorwa koko cyangwa? Ruswa mu bahanzi ntayibona ari biriya bakunda kwita giti abantu benshi nanabasobanurire giti ntabwo ibaho ni ukuvuga ngo nimba uri umuhanzi ukaba ugiye kuririmba ni umushinga n'ikintu cyose ni umushinga nk'uko waba watangiye gucuruza generator ugiye guhinga imyumbati ugiye guhinga intoryi icyo gihe uzakenera amazi uzakenera ifumbire uzakenera kubisarura muri makeya icyo ushatse kuvuga nimba ugiye muri music aba ari ugomba kuba ufite amafaranga ndabyumva kuba ufite amafaranga ntabyo kuvuga ngo ndajyana amafaranga muri studio niba mara gukunkora audio ngo nzahita ngenda kuri radio bamfashe gutese radio ifasha umuntu wifashije cyane televiziyo ifasha umuntu wifashije ntabwo wowe uzazana umushinga wawe uwunshireho ntari manager wawe ngo ntangire njye kukwirukankanira ibihangano byawe. Twigarukiye kuri music yawe rero ari nacyo cyatuzanye hano umuziki wawe wenda uduciremo gake indirimbo watubwira izina ryayo wenda muri izo projet ebyiri watubwiye mu kanya?
ya indirimbo ya mbere yitwa Ruswa. Ruswa. Ngongera ngo izanasohoka ejo bundi kwa gatandatu. Iya kabiri yitwa Igipapayi. Igipapayi. Urubuto urarubona urubuto urarubona. Ndi kurubona. Igipapayi. Ese uriya birasekeje kumva indirimbo yitirirwa urubuto. Urubuto. Igipapayi. Urabona je nkunda kurya imbuto nyinshi ariko nageze ku gipapayi numva igipapayi kiraryoshye. Ese byibura watubwira nk'interuro imwe iri muri iyo ndirimbo? Interuro imwe. Urumva indirimbo irakubwira ngo ngikunda cyane kuruta imbuto zose icyo gipapayi isature ukizane tugisangire nawe uzi ko gifite umumaro mu mubiri wanjye. Mu buzima busanzwe sinjya nkunde imbuto ariko igipapayi ngikunda byasaze nubwo umurima wanjye uri kure yaman. Okay, DJ Clue. Yaman. Ndumva ibintu ari byiza cyane kundirimba igipapayi. Ubundi si cyo gipapayi wakiririmbye ari ukugikunda gusa. Igipapayi. Igipapayi bagikunda. Uno ni urubuto urubona rukundwa n'abantu benshi ariko ngenda rukunda cyane. Okay, twigarukire rero kuri iyo projet y'izo ndirimbo ebyiri ugiye gushyira hanze muri kuno kwezi, dore ko ari ibintu biba bikomeye. Se izo projet zose zasohokana na video cyangwa na audio? Muri gahunda mbaje ku kintu cyiza. Muri gahunda ubundi zagombaga kuba zarasohotse ariko ninazitindije kugira ngo nzisohore n'amavideo. So hano mu ntara ya Burera rero turacyafite ikibazo cy'abantu bakora amavideo. Ayo mavideo gute gutya nuvuga ngo twahamagaye abahungu bava i Kigali biza ni East Africa, tuzi ko bazi gukora ibintu bya video, batwereka indirimbo ku ma channel ma YouTube, baratubwira izo bakoze. So izo ndirimbo ndavuga ni sawa kabisa, nabonye ishusho ari neza ari kirahuri. Ndavuga no tubahaye isoko ngo tubahaye isoko mutangire mukorera abantu bina, ariko ibintu bari gukora ntago ari byiza kuko naje gusanga babeshya, ntago ari izo bazikoze. Ngira ngo yitwa Buba n'Uwinyamirambo, yarari kumwe n'undi mugenzi we. Nuvuga ngo ibyo bakoze nibyo banyeretse nibyo berekanye birimwitandukanye. Okay, muri make gusa ushatse kuvuga ko Iburasirazuba nyine nta video aracyari ikibazo cya video nicyo ndi kurwana nacyo. Muri kuvugana n'abantu b'i Kigali nuko kumanuka nago babigoye, ariko buriya dushobora kuzajya dufata nk'abantu nk'abangahe bamaze nko kugwira duhamagara umuntu ubizi wenda akaza akadukorera, ariko bigaragare ko nawe aho uri hose aho uri wumve ko mu ntara ya Burera nta muntu ukora video uhari kandi turamukeneye kabisa. Twigarukire rero ku industry ya music hano muri Nyagatare cyangwa se Iburasirazuba muri rusange. Nkuko wagiye utubwira ko ushaka kuzamura abahanzi b'inahangaha ndetse kubahuriza hamwe, dore ko nkuko babivuze bavuze ko wasanze wenda badahurira hamwe cyangwa se batumvikana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mbohuza mu ndirimbo kenshi nk'indirimbo ni beza nageze inaha sino kubeshya mbona harimo abakobwa bameze ukuntu beza ukuntu. So indirimbo yitwa ni beza. Ese hagati aho ngaho ni iki wakora cyangwa se ni iki wabwira wenda umushobora gutega amatwi cyangwa se ukurikiye kino kiganiro, ikintu cyakorwa nangwa se icyo wabafasha muri rusange kugira ngo wenda abahanzi ba hano Nyagatare bafatikanye bakora ikintu kizima cyangwa se bumve ko umuziki ari nk'akazi? Ikintu nabafasha nta kindi ni ukubabwira yuko ibihangano byabo bagomba kubiririmba bakunze ako kazi nyine bakabigira nk'akazi, bakabigira nk'umushinga. Urumva noneho ikindi kintu ushobora kuba nababwira bakagira isuku. Urumva bamara kugira isuku bigakurikira ko bya bihangano byabo bagiye no kubyandikira kuri RDB. Kuko iyo ufite igihangano utacyandikije muri RDB ntabwo burya cya gihangano kiba ari cyawe. Kenshi cyane no mu kiganiro nicyo nkunda kubakangurira cyane. Okay, reka nkushimire rero DJ Clue kuba twemere tukaganira, ukaba witabiriye kuri YouTube channel yacu, kuri televiziyo yacu Ijisho ry'Umuhanzi. Wakoze cyane kabisa kubana natwe. Murakoze cyane namwe kabisa, kandi akazi mukora ni akazi gakomeye cyane. Big up bro. Murakoze cyane.